Kiroso Filme TV. nicyo kintu twebwe abanyamakuru tubereyeho no kugira ngo tubashe kunga abantu bose batanyuza una muhanda n'uwa leta we n'uwa leta bane kuri kabiri kugera abantu bose oya mwite musatsi rero bananjye Kiroso Filme TV twarigenje none aba bagore ndabakizwa n'icyo bakora Imana imfashe rwose abagore umuntu abagira inama baganirize kibura biyunge be gupfa ubusa ubundi se mwihangane rwose mwipfa ubusa mureke tujye kuganira ndashaka kumukuzina ku buryo uzakweba kwinjira mu ngo z'aba nagira ngo nongere nshimire aba badamu beza abakobwa beza mwabibonye mubonye fight bari barimo nta kindi bari gupfa umugabo abo bakobwa ngira ngo baze kubibwira muze kumenya neza bari bo kuya tuzokomeza tuganira bakobwa beza nagira ngo mbashimire murakoze kuba munyemera ko twaganira twese harimo n'umugore cyangwa se umumama mudamu mwiza nagira ngo ngushimire nawe mukobwa mwiza nagira ngo ngushimire kuba mumpaye akanya kanyu kugira ngo tuganire kuri Kiroso Filme TV kandi mbona mwatuje akanya nabonaga ari amahane muri munonganya mushaka kurwana ndabagira ngo mbashimire nagira ngo rero muhanze mwibwira abantu bakurikiye iyi kamera bakurikiye ino screen kugira ngo babibwire reka duhere kuri twegere giye nk'imisanzure twafite nimushaka kuyinjugunya wayijugunya nyine ukeneye kuyijugunya ivuga ibyo uvuga izina ryari nitwa Keza nyine wenda abantu benshi amaze kumenyera abanyemetri ndi madamu wa yaka nubwo byoroshye nubwo bisa naho ninda nko kuzabizira murakoze cyane nushaka iyo mikoro yikomeze nkoreshe yindi ndagira ngo abantu mudukurikiye murumva ko hagati y'uno mukobwa n'uno mudamu harimo ikibazo byakabaye byiza mwicara ari hagati yabo kugira ngo hataza kugira intonganya zindi bakongera kurema ariko ndabinginze munyemerere tuganire umuntu wese ajya avuga byibura uko muhaye akanya kugira ngo n'abadukurikiye babakurikire mwituze n'abafite icyo babafasha kuko ikigaragara hagati yanyu mwembi mukeneye gufashwa mukeneye inama mukeneye ibitekerezo duhuriye mu nzira mbona mwafasha undi mu mashati muri gushwana muri gutongana nifuza kuganira nawe nk'uko mubivuze Keza uvuze kuri madamu wa yaka tuzi yaka tujya tubona mu binyamakuru bitandukanye harimo na Kiroso Filme TV yaka tujya twumva mu bikorwa hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze n'uwo nguwo we mugabo wawe none se kuvuze ngo nubwo bitoroshye ni cyo cyoroshye kubera ko maze iminsi ndi mu rugamba rwana n'abagore ariko sinabagore be n'ico bekeze niyi ngiyi iri muzo twari tumaze iminsi duserera duhure mu muhanda nyine nari mvuye ahantu mbona manutse ndamubona ndavuga ni se koko ugiye no kumureba n'ubu ngubu usanze rero tumaze iminsi
rwasera ndimo ndwana n'abakobwa ndwana n'abagore niba nzakora iki niba nzabigenza n'uyu nguyu dore mwibarize nguyu nabasanganye ubushize yatanyuye yamuteretse akaguru ndavuga ese baguye yaka rero ntazi kuvuga iyo mbageze yatangiranga ngo twaganiraga ngo yanansomye hano abatemera nk'uruhinja utazi kuvuga nkibaza abakobwa mwabuze abagabo abakobwa mwabuze abantu umuntu wabatetse cyangwa se umuntu wagushyira mu rugo ku buryo bakibiguzenguruka mu ngo z'abandi utwara abagabo b'abandi cyo ngenda nibaza niba mbyumva neza ndagira ngo udusobanurire Keza uravuze ngo umugabo wanjye yaka aba ari mu nshoreke nkora mu ntambara mbese iyi nshoreke ni iki iyo uvuze inshoreke hari abantu batabyumva bose inshoreke nta muntu ufite kutatse ikinyarwanda inshoreke ni umukobwa cyangwa se umugore uteretana n'umugabo wubatse niba uzi yuko uryamana n'umugabo wubatse uri inshoreke murakoze cyane ku busobanuro bwiza uduhaye ndagira ngo tubaze Fanny ibyo bintu bari kuvuga nibyo cyane yaka umuzi ngiye yakamuzi bisanzwe sibyo kandi nawe abantu b'abagabo ushiduka baje gutereta yaka sinigeze mwiteretera niyo waje kutereta sibyo ati leta ambwira ko Keza batandukanye sibyo ntabwo ngiye yari kumbwira ngo ntabwo yari kuzanganya leta ambwira ko bakiri kumwe umweme waba se wari uzi neza kuko Keza batandukanye wari uzi neza ko yaka ari umugabo wa Keza wari wigeze kumenya nsanzwe mbizi kuko we yarambwiye nyine ngo yigeze kubimbwira sibyo nsanzwe mbizi abagabo bikoze yakoze aramye ngo baratandukanye niko yaka yakubwiye none se nka Fanny nk'umukobwa cyangwa se isoni nk'umukobwa kuko wowe nta mugabo uragira niba ntibeshye nkurikije uko mbwiye uvuze ko yaje gutereta ubundi bajya gutereta umukobwa abantu bajya gutereta umugore w'abandi ariko se nimba koko ibyo mbwiye ari byo wari uzi neza ko yaka afite umugore bita Keza yakakubwira ko batandukanye kubera icyo utigeze ugira uruhare mu gutera intambwe yo kujya kureba Keza ngo mubaze nimba hari ikibazo afitanye n'umugore we mbere yo kwemerera yaka urukundo ibyo najyaga mbitekereza sibyo niyo mpamvu wanabonye ko nyine ise mbihora akigendera sibyo ubushize aranyirukankanye yarambonye aranyirukankana ndabihorera ndigendera ariko aranga aranyirukankanye uri kumva ariko ikintu ngiye gukora imva yakagiye kumureka burundu kuko aho kugira ngiye nzitere niba kuko Keza bari kumwe nk'umugore we neza byanyabyo kuko babana sibyo nkuko yakawenda yabimbwiye niba ikina Keza kabimbwira ahora ntuko yaka ndamuretse ko ntabwo ngiye nagumana n'umugabo wubatse cyo ko sinjye ndikora nkunda umuntu udafite umugore ufite umugore na kimwe kiye rwose kubwize n'ukuri yaka wawe tuzongera kumubona sibyo ubwo ikibazo ndasigara mpangana na yaka sasa wowe uhangana n'umugabo byemeye yuko umurezi ndabyemeye ndamuretse Keza rero ati giye mfite ikibazo cy'abagore n'abakobwa bashaka kunca inyuma bashaka kuntwarira umugabo ati kandi umugabo wanjye ameze nk'uruhinja ubundi umugabo mu maso y'umugore aba ameze nk'umwana n'umugore mu maso y'umugabo ameze nk'umwana we rero abameze nk'umwana ariko we bibaye ngombwa burya yanafata bibero cyangwa se kubera yuko ni wa mugabo utakifatira umwanzuro mu rugo rwe ubushize musangana n'uyu mubebe cyakora agize neza ko banyemereye ko wenda batazongera guhura yarambwiye ngo reka ureba ukuntu ngira nzobe ngo urabona ngateye neza ngo ubona ngo nawe nango ni girlfriend ibaza umuntu w'umugabo wubatse kuvuga ngo kanaka ni girlfriend kandi abibwira umugore we ni ikigaragaza ko nawe ubwonko bwe bwahindukiye uri kumva ubu noneho ikigaragara ni uko wenda navuga ko ari yaka ujya kwishinja ku bakobwa b'abandi dukurikije uko Fanny yabivuze dukurikije uko abivuze noneho nanjye werekera ngiye gukora ngiye gushaka yaka nako sinanuse no kumushaka n'undi arahari ubu niwe ngiye kwiyana ubundi baravuga ngo niba ngo niba udashaka ko ihene ikonera zirika ihene yawe ukabenshi nk'uko ambwiye ati ntabwo aramusanga iwanjye yandika agapfukamunwa niko shyira ku ihene kugira ngo itone washaka agapfukamunwa ka hano kahe koko ku munwa wo ntabwo urakoresha nyine ni agapfukamunwa ubwo yose ni iminwa byose ni iminwa ibiri urumva rero njye ubu ndashaka kwihaniza yaka noneho niba koko ari we ujya kubishakira akanabeshya ko twatandukanye ubushize nza uyu naragize nkinjira ahita avuga ngo uko mwatandukanye yakabibabashije arya indimi ntawe ushaka kwisobanura ntiyavuga ati rwose ihangane uyu mukobwa atamere nk'uko akabumba urumva rero misemenye yuko ngomba kuzibwira yanjye niwe ngomba kwiyama kumubwira nti rekeraho
nimba utarasambanye warasibye kuko namuhaye umwanya munini wo gusambana pe. ubwo no kuvuga ko gahunda ari ngomba kuzirika ihene yanjye, Ngomba kuzirika ihene yanjye cyangwa nkambika agapfukamunwa. ubundi ko ese Keza washatse ingufuri byibuka hari akavidewo nigeze kubona umuhungu n'umukobwa nyine barakundana. Umuhungu arasohoka agiye kugenda, umukobwa ahita ufite ingufuri ayizirika ku ntuza ayishyira ku ipantaro arafunga urufunguzo rusigara. Nanjye sinzi ko mbigenza aho ushaka nkiyonga, ariko rero ubwo birasaba no mu ndodo zayo zidoze kugira ngo nawe hajye ingufuri. Oya icyo gihe ushaka ipantaro idafite inuze, idafite imashini. Imeze nk'iyi nambaye nta mashini, urabona ugafata intoboro ya hano handi hafungwa n'igipesi, ugafata intoboro ugacengeza mu ngufuri ugafunga urufunguzo nkarujyana. ubwo nibyo yagenda ndakurahiye nubwo yabasambana nk'isazi ntabwo yagenda ngo abikore kandi hari ingufuri. Kereko ipantaro yisatuye kandi nabwo yayisatura akayikuramo gute, ubwo ayiciye gutya n'ubundi yagaruka icitse. Kereka nimba igenza gutya niyakenera no kujya kunyara ni wowe uzajya umufungura. Azageze ambwira ati ngiye kunyara ufungura ingufuri. Ubwo naba yagiye ntazajya nko kugira udakenera kunyara kuko nta kindi kintu wakora. Ese unzakora ntako ntagize, narasenze amasengesho narasenze. ubwo rero murakoze cyane abantu bakurikiye Kiroso Film TV. Dushimye Imana ibashije kudufasha kunga abadamu. ubwo mwabonaga yari intambara ikomeye, ariko bije kugaragara ko koko Fanny asobanukirwa neza ko Yaka afite umugore wari we Keza, kandi ko batigeze batandukana, ko bakiri kumwe. Abantu bibazaga rero ngo Yaka koko ni umugabo wa Keza, murabyumva Keza arabibibwiriye. Kandi mwese mwabagore mwe namwe mwabakobwa gasopo ku mugabo w'abandi. Mbabarire kabisa ndabingiye. Oya biyame. Mumbabarire mwashatse abagabo banyu. Umuntu yirebera ifi mukazana iminzari. Abagabo barahari, mwashatse abagabo banyu bari abastari ko bahari. Hari abastari b'abahanzi, hari abavuga imivugo. Mwabuze abagabo kuburyo muza kuntera ku wanje. Oya na Kiroso arahari. Na Kiroso arahari afite ikiroso mu musange. Na Kiroso arahari. Aka kanya cyari murunga bangabo yabuze amahitamo bajye kumureba rero, ariko bave kuri Yaka. Umva nanjye nka MC Peter umunyamakuru wa Kiroso Film TV ndagira ngo mfashe Keza. Mwabakobwa mwe namwe mwabagore mwe, Keza arabiyamye ku mugabo we Yaka. Nwana bamfashe. Reka rero dusoza mbashimire. Noneho kandi nimba namwe hari ubutumwa mwumva mwageza ku bakurikiye Kiroso Film TV mwabutanga. Ngiye ikintu nababwira ni kimwe nukumva kunda cyane. Ikindi nababwira kuno mba wenda mvuga siko ntuyemeze. Ni hari igihe umuntu agutera stress bigatuma wenda uvuga nabi cyangwa se uvugana umujinya. Ntago ariko ariko hari igihe biba ngombwa yuko ubwizangukuri. Gusa turabakunda cyane mujye mukomeza mukurikire Kiroso TV, ukane subscribe na comment na share mukurikirane ibiganiro byacu. Nanjye utubara abasigira mujye mureka gukunda abagabo bubatse ko umugabo utarawe ntabaruwa. Ukikunda umugabo wawe nkuko bikwiye uwo mwashakanye. Ikindi cya kabiri kuri Kiroso Film mukoreho subscribe and share. Kandi murakoze cyane turabakunda. Mbibutsa iyo ukurikiye neza ibiganiro byo kuri Kiroso Film TV, ku mwisho wabyo usangaho nimero ya telefone ushobora kutugerezaho ubutumwa bwawe ukeneye ko tugufasha, ukeneye mu mirimo itandukanye. Kiroso Film TV tukamera amakwe tukanayayobora nka MC, umusaza cyangwa umusangwa mukuru n'umukwe mukuru baboneka kuri Kiroso Film TV. Muganye MC Peter nk'umunyamakuru w'iyo Kiroso Film TV mugera kuri ibyo byose. Amakwe ibirori byari byo byose, abashutinga amafilime turabafasha tukabafatira amashusho kandi ku buryo bworoheje, tukazamura n'impano zanyu abagikeneye ko zazamuka. Murakoze. Kiroso Film TV.